Reka nongere mbasuhuze mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru akomeje kugenda atambuka. Murabizi ko rero tugenda twibanda mu makuru abagenda avugwa mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera hirya no hino aho dutuye. Ariko mbere y'uko twinjira muri iyi nkuru, nubwo ari inkuru ibabaje cyane, reka manze mbasuhuze kandi nizera ko aho muri mumeze neza. Utameze neza yihangane asenye, natwe turamusabira, Imana ishobora kumufasha akamera neza rwose. Imana ni nyembabazi. Bityo rero reka mbasabe mwigire hino tubane mu makuru mbazaniye. Ni amakuru y'akababaro ku bakristo ba Kiliziya Gatulika mu Rwanda, cyane cyane abasengera muri Diyoseze Gatulika ya Byumba. Nyamuneka rero mbere yuko twinjira muri iyi nkuru, munyemerere mbasabe umushyashya utari wakora subscribe niyibuke adukandireho ajya abasha kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubagezaho. Mwese tubasabire rimwe kujya mwibuka kudukandira like kuri ako kantu kameze nk'igikumwe rwose, ujye wibuka kugakandaho, uzajya uba udufashira uteye inkunga na channel yacu, kuko bituma YouTube dukora recommendation, inkuru zikagera kuri rubanda nyamwinshi. Reka twinjire mu nkuru zacu rero. Angamba afitiye inkuru ivuga ko abakozi b'Imana bakoreraga umurimo wabo muri Gatulika bitabye Imana, aho aba babiri bitabye Imana ku munsi umwe, ndetse bakaba banakoreraga muri Diyoseze imwe, muri Diyoseze Gatulika ya Byumba. Ni umupadiri umwe n'umufurere umwe. Bikavugwa yuko uyu mufurere n'uyu mupadiri ngo bitabye Imana nyuma yuko bari bamaze gusangira akantu. Bikaba bikekwa yuko baba barahawe icyo kunywa cyanduye, baba barahumanyijwe. Reka mbivuge gutyo. Inkuru niyo tugiye kugenda turebera hamwe, turaza kuyigarukamo neza turebe uko bihagaze n'ibyo bari kuvuga, nuko n'ukuri kuri kujya hanze. Turaza no kureba rero kuri uyu nguyu waguye mu Bufaransa ariko akaba yarakoreye mu Rwanda cyane, dore ko ari n'ahazwi, wakoreye muri Nyundo, nawe turaza kumurebaho. Ni amakuru avuga ko rero abihaye Imana batatu barimo abapadiri babiri n'umufurere umwe ba Kiliziya Gatulika mu Rwanda, barimo babiri bo muri Diyoseze ya Byumba bitabye Imana mu minsi 3. Abitabye Imana harimo Padiri Jean Baptiste Mendiyondo, wari uzwi ku izina rya Habineza, witabye Imana tariki ya 9 Gicurasi 2026. Birumvikana ko ari ku gatandatu. Uyu akaba yakomokaga mu Bufaransa, ni naho yitabiye Imana ari, kuko yari yarageze mu zabukuru, aho yabaga mu nzu z'abagenewe abapadiri bageze mu zabukuru. Akaba rero yitabye Imana ari muri iyo nzu izwi nka Ariditea Kambo, aho yitabye Imana rero azize uburwayi nk'uko byatangajwe na Musenyeri wa Diyoseze ya Nyundo Anankre. Mwumva neza kuko ariho yamenyekanye cyane. Itangazo rya Diyoseze ya Nyundo rivuga ko Musenyeri Mwumva neza ababajwe no kumenyesha abepiskopi, abapadiri, abihaye Imana, abakristu, inshuti n'abavandimwe ko Padiri Jean Baptiste Mendiyondo, wari uzwi ku izina rya Habineza, yitabye Imana ku wa gatandatu tariki ya 9 Gicurasi 2026, aho yabaga mu Bufaransa mu nzu z'abageze mu zabukuru azize uburwayi. Padiri Jean Baptiste Mendiyondo azwi cyane mu muhamagaro w'ubusaserdoti muri Diyoseze ya Nyundo, yamenyekanye cyane mu mwaka w'1960. Undi rero twababwira witabye Imana wakoreraga umuhamagaro we muri Diyoseze ya Byumba, wari uzwi ku izina rya Bagirubwami Donati. Yarazwi ku izina rya Bagirubwami Donati, akaba yakoraga umuhamagaro w'ubusaserdoti muri Diyoseze ya Byumba. Nawe yitabye Imana mu ijoro ryo ku ya 12 Gicurasi, birumvikana ni ku wa kabiri. Itangazo rya Diyoseze ya Byumba rivuga ko nyiricyubahiro Musenyeri Papias Musengimana afatanyije n'umuryango wa Padiri Donati Bigirubwira ababajwe no kumenyesha abepiskopi, abasaserdoti, abihaye Imana n'abakristu bose ba Diyoseze Gatulika ya Byumba, abavandimwe n'inshuti ko
Padiri Donati Bigirubwira yitabye Imana kuri uyu wa kabiri tariki ya 12 Gicurasi 2026 mu bitaro bya Byumba, akaba ariho yaguye. Ntago ari gusa rero Kiliziya Gatolika ya Byumba yabuze, kuko yabuze n'umufurere wari uzwi ku mazina ya Julie Nimusabimana Zatwumva, niyo mazina ye, nawe akaba yarapfuye kuri ubu, akaba yaritabye Imana kuri uyu wa kabiri. Bikavugwa yuko rero nawe ari we bivugwa ko yasangiye n'uyu mupadiri, ngo nyuma yo gusangira akantu bose bakabitabye Imana, dore ko numva ko bitabye Imana umunsi umwe. Bitabye Imana umunsi umwe, harimo kuvugwa byinshi, harimo kujya hanze byinshi, ariko nubwo ari kujya hanze byinshi, reka twirinde kugira icyo twemeza, tubibabwiye nk'uko byagiye hanze ndetse n'uko byanditswe mu bitangazamakuru. Amakuru yisumbuye kuri aya turagenda tuyamenya nyuma y'aha ngaha, aho kuri uyu wa kane aribwo harabaho umuhango wo gushyingura. Ubwo natwe turaza kunyarukirayo turebe ese ni ukuri koko barahumanyijwe, cyangwa se wenda bibaziza uburwayi busanzwe. Ubwo rero ndabona aba bihaye Imana bo, ndabona nabo muri Kisaro, ndabona hari bose bakoreraga umurimo wabo muri Kisaro. Furere yatabarutse mu ijoro ryakeye asinziye ntiyicura. Nibwo hari ikitangazamakuru ndi kubikuraho, naho padiri yari yamaze igihe arwaye kandi byagaragaye ko yari afite intege nkeya. Reka tureke kugira icyo twemeza, nubwo ibi byose turi kubikesha ibitangazamakuru, ahubwo dutegereze ibizatangazwa ku munsi wo gushyingura, aribyo tubagezaho ukuri kwabyo, mwiyumvire ibisigaye bibera hano hanze niba ari byo kuko, niba barandujwe byaba bibabaje cyane. Ariko mbere yuko tugana ku musozi w'iyi nkuru, ntabwo twabura kwihanganisha imiryango yabo, abepiskopi, abakozi b'Imana, abaseseridoti, inshuti n'abavandimwe, abakristo ba Kiliziya Gatolika muri rusange mu Rwanda hose, kuko urumva harimo urebwa n'abanyarwanda hose muri rusange, nk'uwo waguye mu Bufaransa. Tukongera tukihanganisha abo muri Byumba basenyera muri paruwase, aba babiri batangiragamo ubutumwa. Kandi namwe tubashimire kuba muba mwagiye mubana natwe muri aya makuru n'ibiganiro tuba twagiye tubategurira, bizeza ko amakuru yacu ari akagaruka. Turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro birakomeza kugenda bitambuka ahangaha kuri Hot News TV Rwanda. Ndabakunda cyane, ngiye nkomeje kuba wa muhungu wanyu n'ubundi nta cyahindutse.